nongeye kubasuhuza Inono+tv ikiganiro nta kindi ni ukuri kwanjye. Uyu munsi rero umukunzi wacu yadusabye ku kintu cyo kuvuga ngo ni igiki mumbabarire muri iyi minsi ndi kugenda mvuga ku bintu nyine batubajije na topic ndi kwitegurira njye ku giti cyanjye na message mama mwaragiye ni comment mama mwaragiye mutanga kuri YouTube. Yaravuze ati ngo uzi nabyo nivuge gusa n'umuntu mutipe. Yavuze ngo ni gute ushobora guhitamo uwo muzabana mbese ubwo uwo muzashakana. Ubwo ni umukobwa uravuga kuko byabajijwe n'umutipe sinzi niba namuvuga kanabona ko twabonye message ye yitwa Mugabo Keve. Ukuntu rero ibintu bimeze iki kintu amayide ariko turayabona kandi namwe muzamfasha mutange comment kugira ngo nyine dufashe umuvandimwe kandi siwe wenyine ugifite icyo kibazo n'abantu benshi kuko hari abahungu benshi baba bakibaza yuko bavuga bati nta rukundo rukibaho. Can you imagine kuba umuntu yatekereza ngo nta rukundo rukibaho aba yaragiye nyine agira ibikomere byinshi mu rukundo kugeza aho yibaza ati se kuko nabona umuntu twabana. Gusa icyo kintu tuzanakiganiraho ntago dukwiriye kurenga izo mbibi zo kuvuga ngo gushaka ntago ari itegeko. Ntago dukwiriye kumva yuko washatse ni byiza utanashatse ntabwo uba uteguye kuko niyo mahitamo yawe kandi nanone nuko nyine biba bimeze nta n'imbibi yacitse amabere kuko icy'ingenzi ni ubuzima bwawe. Ntabwo icy'ingenzi ari ukuvuga ngo nashatse. Ni gute rero wamenya uwo muzabana? Icya mbere uba wowe uzi ibyo ukunda. Uzi ibyo ukunda ushobora kuvuga uti ndashaka umukobwa wenda w'inzobe muremure uteye gutya uteye neza cyangwa se uteye gutya udafite amabere manini ufite amabere manini. Nyine ni ibintu nyine buri muntu nyine agira ikintu akunda. Akenshi najyaga nyine nishyira amati ni kera ariko kumva wenda washaka umutipe wirabura ukumva mu mutwe wawe nyine kandi abakobwa benshi nimumbeshye benshi bavuga bati nzashaka umuhungu muremure wirabura. Ibyo bintu njya mbyiruka muri segonderi ni ikintu nyine twahoranaga mu mutwe ukumva abo muganiriye bose icyo kintu barakivuga ati umutipe muremure wirabura cyangwa se ukajya kumva n'umuntu waravuze ati ngewe ngomba gushaka umutipe w'inzobe. Nyine buri wese aba afite nyine uko ibyo akunda uretse yuko akenshi nta nubwo bijya binahura. Simbizi abashatse bagenzi banjye bazagenda babiteraho comment. Gusa icya mbere nakugiraho inama wowe wabajije iki kibazo ni ukubanza kureba n'ibiki ukunda. Noneho muri ibyo ukunda nabahe ubibonaho. Hari abakobwa runaka ubibonaho, hari abo se mujya muvugana ubibonaho. Byanga gukunda hari igihe ubona umuntu kumva nyine uramwishimiye kumva uramukunze kumva nyine ukabibona ko nyine yujuje bimwe mu byo wifuza ugasanga wenda ni inzobe nk'uko wenda ubishaka ni muremure nk'uko ubishaka ateye neza nk'uko ubishaka. Icyo gihe rero iyo bigenze gutyo ntihanira usigara noneho unareba ibindi bitandukanye ukamenya uti nkunda uw'inzobe nkunda muremure ugasanga koko niwe ubonye. Iyo rero umaze kubona ati uyu nguyu ajyanye n'intekerezo zanjye cyangwa se n'umugore nifuza niho handi utangira kuvuga uti ugasigara nyine ureba ibindi kuko ntabwo ugendera. Icyo nshaka kukubwira ni uko ntabwo ugendera ku isura gusa kubera yuko ushaka gushaka ya nzobe ugashaka bwa burebure koko kubera yuko abyujuje. Niyo mpamvu hahandi navuze niyo mpamvu nyine akenshi usanga abantu bifuza atari bo babanye. Kubera iki? Hari igihe ukunda inzobe muremure unanutse ariko wazahura n'umugufiya w'igikara akakubera mwiza ukabona umutima we kumva urabikunze bikarangira ari we ugize umugore.
finally ukabana n'umuntu wumva nyine atari we wari inzozi zawe ariko yakweretse umutima mwiza kandi aguha urukundo nyarwo. Niyo mpamvu rero ntabwo urundi ruhande ntabwo ukwiye kuvuga ngo ndareba, kuvuga ngo ndashaka umuntu uteye gutya cyane ko ukwiye no kureba umuntu gukunda. Reka nkubwire ibintu nka bitatu ufite kuba wareba nyuma nyine y'ubwiza no gutera ubitewe no kubishaka, nyuma nyine yaho ubonye ko ibyo ushaka birashoboka ko n'umubo washatse wababonamo, ariko bakubwira ibindi bintu ushobora kuba wagenderaho. Icya mbere, umuntu ugukunda, urukundo uzabibona gute? Kwa kundi nyine akugaragariza urukundo, kwa kwitaho. Hari umuntu ukunda ariko buri munsi ukahora ubona yuko nyine ni wowe umutaha imbaraga, ni wowe nyine uhora nyine umushakisha, ni wowe uhora wumva yuko nyine ufite kugira icyo ukora, ni wowe buri gihe nyine ukabona we ubuze igihe na kimwe waba warabonye we ashobora kuba yakwitaho, ukakibura pe, ukabura umwanya n'umwe yaba yarigomwe ku bwawe, ukawubura burundu. Ugahora ubona ni wowe umwitaho, ni wowe umuvugisha, ku munsi umuvugisha 5, we ntashaka no kukudupa, kandi muri mu rukundo akubwira niriwe ndi bize, niriwe ntuze, niriwe nkomeza gutya na gutya. Mu by'ukuri uwo muntu tuba abanyakuri. Uwo muntu sinavuga ngo ntago agukunda, ashaka kugukunda, buri wese agira uburyo cyabikoramo inyogoye, sibyo? Ariko mu by'ukuri urumva ko nyine aho hantu haba harimo akabazo. Ntabwo nyine bari kimwe na wa wundi wamuhamagaye mu gitondo saa sita nawe araguhamagaye, nyine igihe aboneye umwanya anaparitse ko byibuza akuvugishije. Abo bantu rero ushaka kumubona muri babandi basa nkaho ushaka no kubabona mu bandi. Icy'ingenzi ni umuntu ukwereka ko urukundo urimo nawe arurimo, uwo muntu ntuzamutakaze. Ikindi ni umuntu, ibyo nubwo wenda biba igihe mumaze gushakana, ariko na mbere yaho ushobora kubibona. Hari umuntu ukundira famiye, sibyo? Umuntu nyine agahora nyine ubona yuko nyine agukundira famiye, sibyo? Niba wenda unavuze ati wenda umubyeyi wanjye ararwaye, kuba bafite, ukabona nyine arahangayikishijwe nabyo, akakubaza mwanavugana se mama ameze ate cyangwa se papa ameze ate, ukabona ko nyine yakundiye famiye nyine cyane. Icyo kintu byibuza, nubwo abadamu dushinjwa ku kintu cyo kuvuga ngo ntabwo dukunda amafamiye y'abagabo, byibuze iyo ubonyemo ako kantu navuga ati uyu muntu arankunze nkanjye ariko anankundiye umuryango. Nubwo ashobora kubikora muri fiyansaye, wenda nyuma yaho bakazahinduka, ariko byibuze uwo muntu aba afite uburyo ki yakweretse urukundo rwe. Ikindi ni ukukubaha, kukureka ukaba wowe. Icyo nicyo cya gatatu, kukureka ukaba wowe, wa muntu nyine utagustressa, wa muntu nyine ukunda ukuri, ahubwo noneho akagerageza gushaka ngo niba ari n'inama azikugire. Tuvuge wenda uri umusinzi, hari umusore, kuko turi kuvuga ku basore, tuvuge uri umusinzi, ntabwo ari wa muntu uza kuvuga ngo ngo wowe ngo umusinzi ntabwo ngo ibi birangirira aha ngaha, ngo twakundanaga ariko ngo kubusinda, ngo ni wa muntu uza kubwira ati ndagukunda, sibyo? Ndagukunda, ariko ni ukuri ubu inzoga nyinshi, gerageza ugabanye. Niba uyu munsi wanywaga basi wenda inzoga zingana gutya, gerageza ugabanye. Ni wa muntu uhora yumva ko yaguhorana, ntabwo ashaka kukurekura, nubwo nyine ufite ingeso runaka yakunaniye, ariko ntabwo ashaka kukurekura. Uwo muntu rwose inshuti yanjye ntuzamurekure. Umuntu uzagerageza kwihanganira ibibi ukora, akagukunda ukuri, ni wa muntu uzagufata. Ntabwo mbibashishikarije ntabwo abasore, ariko ni wa muntu ushaka kugufata wamuciye wasambana, akavuga ati niba utazabisubira ndakubabaye, umugore w'umukene n'ubu nsubiza. Ntabwo abantu tugira umutima umwe, ariko nanone hari ikintu gihita kikwereka ko byibuza uwo muntu afite aragukunze, afite umutima wo kwihangana, afite umutima wo
afite urukundo rurenze icyo agushakaho, sinzi niba uri kubyumva. Afite urukundo ruzabasha kwihangana, kandi n'ubundi barabivuga, aho kugira ngo ushakane n'umuntu ukunda ndakeka ariko babivuga, washakana n'ugukunda, kuko ugukunda azabasha kwihanganira ibyo ukora, cyangwa se nawe nanone ariko nuko ukunda nabyo byashoboka ko nawe yabasha kwihanganira ibyo ukora, ariko buriya nta kintu kiryoha nko gukunda kuruta nyine gukunda, kuko iyo nyine oya nta kintu kiruta gukunda kuruta gukundwa, kuko iyo ukunda urihangana, wa mukobwa rero ugukunda wowe ni hahandi nyine icyo wakora cyose kubera ko agukunda, afite imbaraga zo kuba yabasha kwihanganira ibyo ukora. Rero wa musore we niba ubonye umukobwa wujuje ibyo bintu bitatu maze kukubwira, umukobwa ukwereka urukundo, akakwereka ko ibintu byose muri kumwe, akakwereka ko mbese ushoboye byose, akakwereka ko nyine wa mukobwa uhora ukwereka afitiye utaguca intege, ukwereka yuko nyine ibyiza muzabigera imbere, wa mukobwa utagustressa, utakubwira ngo yewe ngewe ngo niba utanshatse ngo bigende gushana, akakwereka ko igihe cyose gusa mufite gukora mukazagera igihe nyine mukabana, cyangwa se wa mukobwa ushaka kuvuga ati ntabwo ari na ngombwa yuko ngewe amafaranga dutanga amafaranga kugira ngo ugende gushana, dushobora no kubana ahubwo tugakora tugashakisha amafaranga ayo twagakoresheje. Nyine buri muntu wese aba afite ukuntu abyumva muri we, gusa icyo ndeba ni urukundo rudafite ikintu rukurikiye, wa mukobwa uza kugukunda atanazi ngo ufite iki, atanazi ngo ufite akazi, atanazi ngo iki, niyo yabimenya ngo ufite akazi ariko atanazi ngo ufite amafaranga cyangwa se iki, gusa akakwereka ko we aje mu ari urukundo gusa. Wa mukobwa ugukundira famiye, icyo ni icya kabiri. Nyine ukabona ko agukunda wowe ukuri, wa mukobwa ugukunda ukuri, ibyo bintu ari bitatu ni ukuri. Uwo mukobwa yakubaka kandi yavamo umudamu mwiza, kubera yuko ni wa muntu uzabasha kuba yabika ibanga, ni wa muntu muzarakaranya ntiyihutire kujya kubivuga, ni wa muntu uzabasha kwihanganira ibyabaye ahubwo mukabiganiraho, ni wa muntu uzakomeza kugucaho bugufi, ni wa muntu kubera ko ntacyo yagukundiye nta kizabura, ubuzima bwose mwacamo muzabucanamo, ntabwo ari wa muntu uzavuga ngo twamenyanye dufite amafaranga none turayabuze reka dutandukane. Rero uzagendere kuri ibyo bintu bitatu. Niba uri kunyumva nawe uzatera comment, uzadusubiza utubwire uko wabyumvishije, gusa ibyo bintu bitatu uzabigendereho nujya gukunda kurusha kuba wavuga ngo ndashaka umukobwa w'inzobe cyangwa ndashaka umukobwa wirabura, ndashaka iki, kuko ibyo ngibyo biranahinduka, sibyo? ushaka umudamu cyane nk'ubu murabizi dusigaye tuba tubona amavuta y'amavaburayi tukisiga twiraburaga tukaba inzobe. Ushobora kumushaka ananutse, nyuma yo kubyara ugasanga arabyibushye. Biriya ni ibintu tuba tutakoraho, yego wakora amasiporo wakora iki, ariko still byashatse kuba nta kintu wabihinduraho. Gusa nyine ushobora gukora amasiporo kugira ngo umuntu nyine akomeze gukunda, ariko hari n'igihe arega ushobora no kubura ya minsi yo kuba uri kumwe n'umwana, ya minsi iki ushobora kuburamo umwanya wo gukora siporo, hakaba igihe runaka uhindukamo, usanga urabyibushye, usanga bigenze bite na bite. Ntabwo umuntu uzahita umwanga kubera ko wavuze uti nshaka umuntu unanutse. Nta nubwo kandi niba n'urugero, niba warakunze umuntu ubyibushye, ushaka umuntu ubyibushye, wenda ndi umuntu ugira stress nkananuka, ninanuka se uzanyanga kandi waramuzi ubyibushye. Ibyo rero ni ibintu biba bidakwiriye kugenderwaho cyane, biba bikwiriye kuza ari inyongera. Mbanje kureba umutima wawe, nyuma y'umutima wawe mbanje ndebye yuko unkunda, nyuma yo kubona ko unkunda ndebye ko unkunda koko by'ukuri, sibyo? Ibindi byose biza nyuma, bwa bwiza, kwa kwirabura, kwa kuba inzobe, biza ari inyongera, kwa kwiyitaho, kwa kugira gute kugira ngo ushimishe umugabo cyangwa se kugira ngo ushimishe umugore wawe, byose biza ari inyongera. Kwa gukora siporo, kandi umugabo avuga ati
nshaka ko umugore wanjye ambona meze gutya. Ibyo byose ni ibintu biza ari inyongera bivuye kuri wa mutima, bivuye kuri kwa kuba kuko umugabo muzima, bivuye kuba kwa kuba kuko umugore muzima. Ndashaka ko rero umushuti wacu yasubijwe. Ubwo ni biriya bintu bitatu akwiriye kugenderaho: ufite urukundo, unagukundira famiye, ubwo famiye nyine biragendana n'inshuti zawe, kandi unagukunda ukuri wa wundi uvuga uti ni ibintu nzagenda musaba, wenda niba hari ingeso runaka agende bishira, cyangwa se nibitanashira ndetse yari kuba nzabyihanganira n'uwo nguwo. Ntabwo ari wundi uvuga ngo niba rero twakundanaga ukaba bigenze gutya na gutya cahariya na ncahariya. Ubwo nta rukundo rurimo, kuko urukundo ruzima ni urukundo rukwakira ukuri, ntabwo ari urukundo ruza ruje kuguhindura undi. Urukundo ruje kuguhindura undi ntabwo ari rwo rukundo ruzima. Urukundo ruzima ni urukwakira wowe uko uri. Ndakeka ko umuvandimwe wacu ashubijwe. Ikiganiro nta kindi ni ukuri kwanjye. Ni Inono+tv, nakagaruka. Ciao ciao.